zana ukora mutungo turangiza zana nawe ugiye kimwe ku busa mwandike kimwe ku busa imashini yongeye go ngiye kongera no mwitoze mukomerezeho twagiye akoze impamvu ibyanjye ni byinshi ntabwo umunsi byanganye ntabwo uyu munsi byanganye ni amaco y'akazi nawe uzaze ubutaba bigukorera ariko reka uzaze tubigukorere nawe nemere n'izazindi ese ibi ni ibiki none uyu munsi mwanyibye na kamwe kandabona guys sha bitandukanye no kuza avuga ati ubimukorera ibyo byose si ibyo byose ukabimukorera simwajyana mu kazi ntabwo bishoboka oya mwese muragenda kandi byose n'inshingano wazikoze nabo baraza kutubwira uko bimera iyo umugore afite akazi ntabwo yakoze inshingano zo mu kubera iki se reka nkwereke ntabwo bishoboka oya reka nkwereke sibyo ubu ngubu nta kibazo nari bipe komesitoranye ntabwo ndavuga ko byarangiye komesitoranye ntabwo ndavuga ngo Dani umwana gwaye promosiyo ya promosiyo nta ntabwo ndayivuga umwana gwaye promosiyo ya promosiyo nta guys Dani hello guys twizeye ko mumeze neza muri amahoro abakunzi mukomeje gukurikira ibiganiro byacu kuri Inze Talks turabashimiye abakomeza kuduha comment tugize ibitekerezo bigiye bitandukanye amazina yanjye na Disimbi ndi kumwe na mugenzi wanjye Musa okay today twe dufite topic ivuga nyine ngo like reba hari abantu nyine bavuga ko abagore nyine nimba ashatse umugore ari ukuma mu rugo atemerewe kujya gukora nyenda cyangwa tubiganireho nabo baze kutubwira ukuntu babyumva ese koko umugore nagakwiye kuva mu rugo ngo ajye gukora cyangwa akwiye kuguma mu rugo nyine leta yabishyizeho ariko sinzi ukuntu abantu bagenda byumva bitandukanye urimo urabyumva gute Musa okay murakoze ko ngiye mbyumva nuko nyine umugore ahora umutima w'urugo azi gushakishiriza urugo azi gushigurika ahantu hose nkunze ko rero ubivuze neza ko umugore ari umutima w'urugo rero ntabwo ndi kumva yuko nyine umugore akwiye kugenda nyine ngo ajye mu kazi ajye gushakisha agire ibindi bintu ashaka mu gihe afite umugabo mu gihe afite umugabo agomba kuguma mu rugo akuzuza nyine inshingano ze z'urugo ibimugomba kubikora kuko iyo avuye mu rugo akajya mu kazi hari byinshi mu rugo byangirika nyine njye ntabwo numva ko umugore akwiye kuva mu rugo ngo ajye mu kazi mu gihe afite umugabo kandi ukora oya ariko nabavuga ngo byose ni ubwuzuzanye yego sibyo yego nk'umugore ashobora gushakisha hirya n'umugabo agashakisha hirya yose bagahuriza hamwe sibyo iyo amaze guhuriza hamwe urwo rugo rutera imbere nese ko bivuze ngo ni ubwuzuzanye niba umugabo yagiye ku kazi kuki umugore ataguma mu rugo ngo agire ibindi bintu akora mu rugo oya ntabwo yaguma mu rugo rero nese umugabo ashaka umugore kugira umugore agire gukora cyangwa ashaka umugore kugira umugore agira ibyo yitaho mu rugo iyo bimeze gutyo buri wese areba ku ruhande rwe kubera iki mubwira impamvu hari ibyo ntabwo abakozi baba bari bafasha abana badufasha mu rugo ntabwo baguhaza ntabwo umukozi wo mu rugo aba aje kuzuza inshingano aba aje ngo akure inshingano zawe nk'umugore mu rugo umukozi aza wenda ari nk'inyunganizi ari duke afite kugufasha ntabwo aza kugira ngo urugo rwawe ugende sinzi nimba icyo kintu urimo uracyumva neza umukozi aza nyine nk'inyunganizi no kugira utuntu agufasha kuko turabizi mu rugo haba iyo ufite nk'abana benshi cyangwa ushobora kuvuga ubyaye impanga icyo gihe ukenera umukozi kuko ntabwo uzajya kwita ku bana ugenda kubatekera rero umugabo ashobora kujya kubatekera ukita ku bana ukajya n'ibintu by'umugabo wawe utunganya wowe hano urimo kuganisha mu gihe cyo kubyara niba reka n'ibintu byo kubyara tubyihorere sibyo umugabo agushaka kuko nyine hari ubufasha wenda agukeneyeho bwo mu rugo agushaka akaza agafite akora nta kibazo afite iyo agushatse ntabwo agushatse ngo ujye mu kazi ukore sinzi nimba nabo bari kubyumva abadukurikiza kutubwira ukuntu bari kubyumva neza gusa ngewe ikintu nyine nyamukuru ndi gushingiraho mvuga gutyo nuko
hari abagore benshi bajya mu kazi ugasanga urugo rumeze nabi, ugasanga ntatekera umugabo we, ugasanga umugabo we aratekerwa n'abakozi nk'uko wabivuze. Ariyo wasanga ukumva umukozi rwose umugabo yishatse umukozi wawe ukavuga ati kuki yanciye inyuma. Ese nimba umukozi waramuhari ibyo mu rugo byose akaba ari we ubikora, akaba amenya inkweto z'umugabo, akaba amenya icyo umugabo yambara, wowe ukabyuka ujya mu kazi wigendera, icyo gihe umugabo nakunda umukozi azaba ahemutse. Already umukozi umukorera buri kimwe cyose, none se ubwo nakunda umukozi azaba ahemutse nyine. Wowe urabyumva gute? Mbwira ukuri kubyumva. Umugore avuye mu rugo se nyine like icyo ndi kuvuga, urabona umugore yavuye mu rugo akajya mu kazi, sibyo, agasiga umukozi mu rugo. Ntabwo umugore azabyuka ngo ajye kwita ku mwenda w'umugabo kandi afite akazi, sibyo, ngo agiye kwita kumutekera ibya mu gitondo kandi nawe afite akazi, ngo ajye wenda kumutunganyiriza ayo mazi kugira akarabe, cyangwa se wenda agiye kumuhanagurira izo nkweto mu gihe nyine already azabyuka agenda. Ibyo byose bizakorwa n'umukozi, sibyo. Ntabwo azamenya ngo umugabo wanjye imyenda ye ntabwo imeze neza gutya reka ngende bikore. Ibyo gihe bizakorwa n'umukozi. Ese umugabo nabona ibintu byose ari kubikorerwa n'umukozi, hari wumva umugabo ngo yakunze umukozi wawe ngo iki kuko cyacu inyuma ku mukozi, uzaba umurenganyije. Already icyo yakuzaniye ntabwo ari cyo uri gukora. Wowe urimo urakora inshingano zo yagombye kuba akora. Wowe nyine urimo urabyumva gute? Ngiye ko mbyumva nande nakubwiye, sibyo, iyo umwe aciye hirya undi agaca hino bahuriza hamwe. Hari ukuntu mw'iterambere mu rugo nyine ushaka iterambere mu rugo mwese muragenda. Nase ngubeshye none sinugenda ugasanga mu rugo kandi ufite umukozi mu rugo, wasize umukozi mu rugo, ahubwo uzasanga havuyemo ya madivorce. Ahubwo wabyutse ugenda mu kazi wavuye mu rugo, sibyo, umugabo we ntumwitaho n'icyo yakuzaniye, ajya kuzana n'undi yari afite ako kazi, sibyo, yakuzanye kugira ugire ibyo umufasha, ajya abyuka agira ibintu hari yabona kuvuga ngo umugore wanjye wabikoze, sibyo. Nk'urugero nkanjye nk'urugero, sibyo, gahunda ni urugero nduye kuri wowe, wakishimira ko umugabo wawe ajya mu kazi ukabyuka ugasigara uryamye cyane rwose. Nagomba kubera iki se gute se iterambere ryaza cyane rwose. Impamvu mbivuga gutyo, sibyo, ariko umugabo yagiye mu kazi, sibyo, akaza agasanga bamutunganyirije amazi, bamuti mugabo mwiza dore dukweta mbara, ukamukorera iyo massage, sibyo, agasanga ibiryo byahiye, rega nibyo biba biri mu nshingano zawe, ukamukorera buri kimwe, agasanga icyumba kimeze neza, buri kimwe wamuteguriye ibyo ari bwambare mu gitondo. Nta kintu kiza nk'icyo ngicyo. Amera neza, akaruhuka, yangiza akaryama. Bitandukanye no kuza azavuga ati ubimukora ibyo byose, sibyo, ibyo bisuka bimukorera, simwajyana mu kazi. Ntabwo bishoboka. Oya mwese muragenda kandi byose n'inshingano wazikoze nabo baraza kutubwira uko bimera iyo umugore afite akazi. Ntabwo yakoze inshingano zo mu kubera iki se? Reka nkwereke. Ntabwo bishoboka. Oya reka nkwereke, reka nkwereke, sibyo, tuvuga ati wenda hari ukuntu kuri iki bateye imbere bashaka abakozi babiri, umuhungu n'umukobwa, sibyo, umwe aba ari zamu nyine undi oya niyo yaba yose abantu nk'abana bafite imodoka nyine niyo yaba izi modoka, sibyo, umukobwa akamenya akavuga ngo imyenda y'umugabo iraha, ni nk'urugero, sibyo, umugore akuzana imyenda, azanye imyenda y'umugabo ngo yimuterere ipasi. Kubera iki se? We kandi ari muri dushe, wowe wari muri dushe, inde umugabo, umugore n'umugabo, ese ntabwo ubizi ko bibaho? Nyine bibaho, ntabwo nabihakanye, sibyo, ariko already ibyo bintu byose bihaye umukozi niwe uri bubikore, sibyo. Kandi icyo muzaniye umukozi ntabwo umuzanye ngo aze kwita ku mugabo wawe, ntabwo ngiye wamuzanye kugira aze agire ibintu ntabwo ndi kuvuga njye, ntabwo ndi kuvuga kwita ku mugabo wawe, umukozi abikora ndetse yaba gukora ikigo, ntabwo ngiye ndi kwita yite ku mugabo wawe, sibyo, nayo inshingano z'urugo urazizi, yego, we mwereke ibyo akora, sibyo, nese kuki umukozi ntabwo agutekera icyayi uryamye, umukozi kandi mugakaza akakinywa, ndyamye n'umugabo akaza akazinywa akakinywa. Ntabwo ngiye bishoboka kuri njye. Kubera iki bidashoboka? Ndi mu rugo, umugabo wanjye ari mu rugo, ni gute umukozi yajya gutekera umugabo wanjye? Ntabwo byumvikana. Niho nakubwiye ati niba umugabo yarakuzanye, oya reka nkubwire inshingano z'urugo za mbere. Gazi mbivugera nyine reka nkubwire, sibyo, ntabwo wowe ubyutse kare, reka ndatuvuge nta kibazo nko kubizana mu gitanda, sibyo, ariko mu gitanda ntabwo byonyine biba bihagije, kuko yagiye kuzana toye kujya aranga ashaka indaya, bagiye babikora birangiye, sibyo. Nimba wowe umugore ugomba kumenya ko ugomba kubyuka kare, icyo cyayo ukagiteka,
ku buryo umugabo abyuka nawe uhari n'icyayi cyahiye sibyo ukagira ibindi bintu utunganya ntabwo uzaba ufite akazi nawe uri gutunganya uri gutekereza ku bintu byo mu kazi ugiyemo sibyo akazi wenda karagutesa already buri muntu akazi afite nyine hari byinshi aba agomba kugakoramo sibyo muri ako kazi aba ari gutekereza ku kazi nagaze afata umwanya wo kuzinduke ngajye gutekera umugabo icyayi ngajye gushyushya amazi kugira ngo already nabo bazaba ari kwitekerezaho ari usanga umugabo ataha inkweto yajugunye hariya umugore nawe yaratashye umugabo ashati nzambara icya umugabo already kandi babiteguye biteguwe nandese abakozi abo badufasha wowe rega cyane urimo uravuga ku mukozi ngende mvuga umukozi rega ku winjo wamuzaniye umukozi umuzana kugira ite ku mugabo wawe cyangwa ntabwo ngiye ite ku mugabo wawe nite ku inshingano zo mu rugo izihe se umugore ubwo wawe baramushakiye iki ngaza agiye gukora kugira ngo nose reka nkwereke sibyo yego nk'urugero ngenda ubu nganishyireho sibyo ushaka umugore bansubiza icyo kibazo ko icyo ushaka umugore ushaka umugore kujya mu nzu mufashanye urugo mufashanye urugo like gute nyine mwese muhurize hamwe ushaka umugore kuko ujya kumushaka nta kazi ufite kugira ngo azagukorera ako kazi kabinjiriza oya ndeka nkwereke we nimba afite uwuhe umugore uwo mugore afite ako kazi asanzwe agafite wowe ntako ufite nanjye ngafite nyine ubwo niyo yimba yavuze ngo wagiye mu rugo gushaka ntabwo aba agiye kuba ubuzima yari abayemo ubuzima bwa gikobwa n'ubuzima bw'umugore ni ibintu bibiri bitandukanye iyo wabaye umugore wavuye ntabwo uba ukitwa umukobwa wabaye umugore uba ufite ibindi bintu nyine uba ufite urundi rugendo rushyashya utangiye umukobwa ajya mu kazi avuga ati ngiye kujya mu kazi wenda kugira amavuta nyigurire se wenda boyfriend ntago yagura sibyo ngiye kujya mu kazi kugira ngo ninshaka wenda kujya ahantu itike nyibone sibyo ariko umugore biratandukanye umugore already aba afite nk'uko bivuze ngo nyine ngo ni siwe navuze ni gender balance sinzi nyine ngo no gufashanya sibyo ubwo nyine umugore we iyo yageze mu rugo hari izindi nshingano ziba zimureba zitandukanye nizo yari afite kuko already aba afite umuntu ari bubwira ati amavuta yashize akayagura aba afite umuntu ari bubwira ati ngiye aha akamuhita iki ntabwo azakomeza kuba nk'uko yaba yakira umukobwa icyo gihe azagenda yite ku nshingano ze zo mu rugo yego ubundi kawumbwire yego hari akantu nabonye sibyo bavuga ngo umugabo yashatse umugore ntabwo ashaka uwo gufasha aba ashaka umufasha ubufashanya sibyo kubera icyo biba bikoze nyine wo bafashanya icyo bahungu baba bishatse kuvuga ni mfasha nkufasha umugabo yavaga mu kazi buri kimwe cyose akacyikorera ariko ngo asigaye ava mu kazi agasanga buri kimwe cyose kimeze neza nyine niyo mpamvu bavuze ngo nifasha nkufasha oya hari abavuga kuzuzanya nawe zana nanjye nzane dushyire hamwe gute se zana nawe ubwo urumva umugore azanye amaboko yiwe ntawe uzanya yawe umushobozi ufite oye ase kugende kubana gore kubyumva nyene nizana nawe zana no kuzana ibikoresho se no kuzana oya nuzega nk'urugero sibyo kuki bavuga ngo hari imirimo umugabo adakora kuki batajya bavuga ngo umugabo mu rugo nyine kuki bavuga ngo umugore ni mutima w'urugo nkuko watangiye ubivuga umugore ni mutima w'urugo aramutse nyine uretse ukagenda nyine ukurumva wameneka nyine ubwo nta rugo waba ugifite sibyo niba umugore baramwise mutima w'urugo nticyumvikana yuko ibintu byose byo mu rugo bimureba ariko ibyo kujya gupagasa umugabo inshingano ze agomba gupagasa agahahira urugo akamenya ngo bimeze gutya na gutya umugore nawe umugabo yatagasanga hari ibyo atakoze atamutekeye atagize gutya bikaba ikibazo se hari abamama bishyira abana mu mashuri kandi abagabo bahari kandi abagabo babo bahari bakora se bakora bafite akazi ntabwo bibaho n'umugabo arega utana inkweto z'umwana amafaranga afite umugabo wayamuhaye arega hari abagore bishyura ubona bishyura abana amashuri ariko n'abagabo baba umugore arakora uyu mugore arakora ariko uzi ko bavuga ngo iyo umugore akora umugabo adakora igihe kigera umugore agasuzugura umugabo nabyo urabyemera iyo umugore akora umugabo adakora wemera ko hari aho bigera umugore agasuzugura umugabo reka nkubwire nk'urugero sibyo umugore uri mu rugo sibyo
udafite akazi nyine wenda yita ku byo mu rugo byose yubaha umugabo we cyane, ariko umugore watangiye gukorera amafaranga ye ashaka cya kintu yasabaga umugabo akakibonera, n'abandi umugabo amubwira ati uriye ko utashye tinze, ubwo hari akana kawe meze njyewe kubera iki ntacyo cyamuhaye, yabyimenyeye, nta mwenda wamuguriye, nta rukweto ngo byose yabyikoreye, sibyo? Oya sheri wanjye, iyo wagiye kuvuga muri ibyo wagiye kuvuga muri ibyo ngo ni ubwuzanye n'ibiki byose, sibyo? Icyo gihe umugore iyo afite buri kimwe cyose ashaka akibonera, biragoye yuko byanditse mu rugo byose yabyuzuza pe. Umugabo arati nta mwenda umeshe nta kintu, none se wagira ngo mugenze gute? Umugabo ugasanga aricara arimo arimesera, kuko already wa mugore nimba yubahaga umugabo we akamwubaha kubera ko abona nyine like nyine umugabo amwita umenyera buri kimwe, sibyo? Akavuga ati umugabo wanjye nimba yampahiye yakoze iki, ko iki njyewe ibyo mu rugo ntabikora ngo bigende neza, sibyo? Tugiye mugore abyita abishyizeho umutima, ariko umugore nawe ifite akazi uramubwira se umugore mwiza ku myenda yanjye itameshe ndabigenza kandi ari umukozi mwana azanye umukozi, nyine ahita akubwira ati umva nyine aho ngo maze ahita akubwira ati tugende uramu aze kubikumesera, ugasanga umukozi araje ubwira umukozi ni inshingano z'umukozi kandi wereka ubwengenze umuntu ibyo bintu, impamvu ndi kubikubwira ni uko mbizi neza, sibyo? Umugore abyuka muri ayo masaha 12 umugabo akiryamye, already aho ngaho ntabwo ari bubone umwanya wo gusasa ngo umugabo abyuke asasa ubwo buriri, sibyo? Abyuka umugabo akiryamye akigira mu kazi kiwe, sibyo? Ubwo we ntari bubusase, umugabo wenda arashonje, icyo gihe arahamagara umukozi ambwira se dupange turateka turarya gute biragenda gute, uburyo umugore yigiye mu kazi, umugabo n'umukozi nabo bari kubipanga, sibyo? Icyo gihe we mugore nusanga umukozi yagusimbuye ntabwo umuhoya we kuvuga ngo umukozi yagusimbuye, umugore agenda mu kazi yabiteguye ibintu byose. Guys ashaka kuvuga ko umugabo agenda, umugabo ntago agenda, sibyo? Ntago agenda kubera irari nkuko babivuga cyangwa ko yashatse ko nyine yaguye guhasta gushaka, ahubwo agenda kubera ko hari ibyo yagushakiye atarimo arabona muri urwo rugo. Nimba yarazi ko umugabo azajya atagasanga wenda buri kimwe cyose kimeze neza, akaba asigaye abona n'undi mumeranye nkuko mwari mumeranye mugikundana, sibyo? Mugikundana urabonaga umwanya ukagenda ukagira utuntu mukorera, sibyo? Wabona wenda uwo mwanya ukagenda ukamureba niba munatwika bikaba, sibyo? Wabona wenda uwo mwanya mugasohokana, sibyo? Ariko noneho ubwo ngubwo aragushatsa none bimeze nka kwa kundi umukozi ari ubikora, ubu icyo gihe yaragushakiye iki? Ngaho nawe mbwira akamaro ko kuba yaragushatsa aho ngaho we yaba afite nakana nakama, already byose n'umukozi urimo urabikora, byose wabifashe ubiharira umukozi ati umukozi byose ubikore. N'abagore b'abaganga bahari, abamama b'abaganga barahari, abamama rwose b'abaganga barahari, n'abagabo bajya mu kazi n'abagore bakajya mu kazi. Nyine reka nkubwire njye cyo nshatse kuvuga aha ngaha n'abapolisi bahari se bajya mu kazi, bari kubuganga bari ku kazi bagome mu rugo. Njye ndi kubwira ngo abo bantu bagiye gukora ako kazi bamenye ko mu rugo umugabo wabo naramuka rwose yihitemo kwigendera bazamenye ko aribo babiterwa. Oya nta kuntu kubera iki mba nkubwire hano hanze ibintu byose babihariye umukozi ko ari wita ku mugabo wawe nagenda uzayisangira umukozi uzarenga nabyo guharira umukozi. Aha ngo bambwira impamvu abagabo batwara abakozi babo nyine mu rugo, ugasanga umugabo yishakiye umukozi kandi afite umugore. Mbwira impamvu ibyo bintu usoje kuvuga ngo nuko umugore yagiye mu kazi. Oya yataye urugo se yagiye mu kazi, already yataye urugo nyine umukozi yataye urugo gute se kandi yagiye gushakisha, yagiye gushakisha ibyo ngibyo yagiye gushakisha, ariko ubwo bameze gutyo nabo baba batazi icyo bashinzwe. Already ushaka umugore kugira ajye mu kazi akore, wowe wicare wicara gute se karaho gafite umushatsi ngagufasha. Yagufashe Hari umuntu uvuga ngo reba, hari umuntu uvuga ati rero ngewe sibyo ndumva ibintu byo gutaha ngateka rwose bimbangamiye, sibyo? Ibintu byo gutaha ngasanga umugore cyangwa mu buriri wowe umugabo uzi kuva mu buriri ukabyuka ukagenda kugaruka usanga ko wabasize kandi uri umugabo uzi kugira ngo umukozi aze asase uburiri bwawe icyumba cyawe, wowe uri umugore icyumba cyawe n'umugabo wawe umukozi aze gisase. Uretse ntabwo ubyutse umugabo ngo byuka nsase kuko ngiye kujya mu kazi, sibyo? Oya nabyo ko wega nkwereke arega ntabwo twese tugira akazi igihe kimwe. Hari igihe umugore ashobora kuba afite akazi, sibyo? Agafite wenda nko mu gitondo ya saa 12 umugabo ari kujya mu kazi nka saa 3, sibyo? Kigero ntabwo uzabyuka mu bwenge ngo sheri ngo byuka nsase, cyangwa uhora ufite akazi buri munsi.
ntabwo uzabona umwanya wo kugira ngo kwa kundi umugabo yazaga buri kimwe. Buriya umugabo ikintu yateguriwe n'umugore we n'ikintu yateguriwe n'umukozi we ntabwo byose abifata kimwe. bose babyutse bakagenda rimwe, ntabwo byose abifata kimwe. Iyo yabonye ko hari ibyo umugore yakoze nawe biramushimisha. Ariko uzi kubyuka ugasanga umugore wawe nyine buri kimwe cyose yagiteguye cyo kujyana mu kazi, byose yabiteguye byawe, nta cyiza nk'ibyo. kandi bari bujyane bose, bari bujyane se ubwo urumva bishoboka ko wowe wabyuka? Reka tuvuge ko bari bujyane, barajyana icyo gihe nibajyana nyine icyo gihe kamubwira, icyo gihe nibajyana uretse byose n'umukozi uzabikora, si byose. Ntabwo umugore azavuga ngo nawe afite akazi ari kwiyutsa ari kwitunganya, ntabwo azavuga ngo agiye kujya kubikora banajyane. Nawe niyo waba ufite imbaraga zingana gutyo ntabwo wabikora. Muri biriya bintu sibyo babiharira abakozi. Kubera iki se biharira umukozi? aba agomba kumenya mu gitondo akabyuka umugabo inshingano ze nazuzuze, nawe mugore wuzuze izakuru. Oya, ntabyo kuvuga ngo umugore nagume mu rugo najye hirya n'umugabo acye hirya bahurire hamwe. Keretse wenda iyo uvuga sibyo, kwa kundi wenda aba ari mu rugo sibyo, ugashingira nk'umugore wawe botike mu rugo, ndikumva uretse nyine hari igihe uba ufite igipangu, icyo gipangu nyine wenda hari nk'akaboro nka kumwe bashyiraho akanuza k'umuzamu sibyo, nyiza agafatanye hanze y'idirishya riri hanze, ukaba wabushyiramo utuntu wenda akahacururiza sibyo. Ariko ari mu rugo nta kibazo, kuko icyo gihe avamo igihe ashakiye. Ibyo tubibara yuko yasohotse akagenda, nawe bibara ko yagiye mu kazi. Nyine reka nkubwire biratandukanye sibyo. Wenda ibyo ngibyo ushobora kubivuga kubera ko aho ngaho inshingano z'ubwo bari buzikore. Nashaka agende muri iyo botike akoremo amasaha 2 sibyo. Uretse nyine nkubwire nashaka agende iyo botike, umugabo niwe wayishinze. Umugabo yayishinze aravuga ati wenda ko urangiza akazi ibintu byose ubirangiza ubura icyo ukora sibyo, nta kibazo, reka ngushyire kano kantu hano kuri gate, uri kumva. N'undi ni mu rugo, uri mu rugo nta handi hantu wagiye, uba urimo ubikora nta kibazo. Icyo gihe umugore aragira amasaha yo kwita ku mugabo we, nta kibazo, ibyo birakunda ko n'undi ako kazi ni mu rugo, nta handi hantu yagiye, aho wenda ashobora kuba nakumva. Ariko nimba icyo gihe umugabo nabyuka, umugore ibintu byose arabikora nta kibazo. Igihe ashakiye niyo yagenda saa 7 saa 8 aragenda ko yakora isaha 1 cyangwa 2, ntacyo bitwaye pe. Se nabuze abakorana se gute? Umugore n'umugabo bakorana hamwe? Oya, ntabwo barahari, ntabyo bafite botike, umugore akaba yicaye n'umugabo akicaye aho nyine aho ngaho. Ntabwo bose baba bayicarega, umugore arabanza akagenda akagira ibyo akora ibikizi, wenda akazaganiriza umugabo ko umugabo afite irungu, kandi bose bajya wowe wabona ukavuga ngo barimo barakorana kandi bari imbere yo mu rugo, we batari no mu rugo, baragiye. Ntabwo bishoboka, kandi se mu rugo ndabyita bagafata n'imodoka bakagenda wowe. Ntabwo ibyo bibaho, njye ntabyo nzi. Birahari rero cyane, ntabyo nzi pe, nibyo bihari cyane. ubwo sinzi ukuntu bizi nyine, ubwazi kutubwira neza ko bari kubyumva, ariko njye ibyo byose ntabwo mbizi. Oya, cyetse wenda ufite nk'intu ukavuga ati sheri waza ukamunganiriza ku kazi, wenda niba byose yabirangije ukazaganiriza. Aho ugiye kubijya gutyo umukozi wawe wabigize umukozi, umugore wawe wabigize umukozi gute cyane. Nizi yavuye mu rwego gufasha n'umufasha nyine, ntabwo yaje kuba umukozi ni byose ibyo, ariko aba afite kugufasha nyine inshinga zo mu rugo akazikora. Ubundi wera gukumva gufasha ntabwo no kubyumva. Ariko reka mbwiye n'ubu sinibaza n'impamvu abagore bashaka abakozi. Mu gihe umugabo wawe yagiye ku kazi, mu rugo nta kazi kenshi kahaba. Ntuse umugore ujya kumugira umukozi wo mu rugo? None se ubwo mu rugo haba yakaye kazi ku buryo atabikora, haba yikize kuyo atagikora. Ese abakozi bo mu rugo bose akazi ko mu rugo kabaga akazi, guteka nimba inzu wenda ari no gukoropa ugatekera umugabo wawe, ibyo abana kubafurira, abana zo gufura nabyo birarenze. ubwo ni wowe bizi ku bantu wenda aba mama baze kutubwira, rwose mu rugo nta kazi kabaye, nese reka nkubwire sibyo. Wenda ubyutse kare utunganyije ibyo bintu umugabo wawe sibyo, agiye mu kazi, wogeje ibyo byombo urakorobye, ikindi usigaje kwa niki wenda uruwogeje, umugabo aragiye, urabyutse kare urabitunganyije, nabona batunganyije, agiye ukaza atwaye n'abana ku ishuri sibyo. Ukabwira mubatse rwose, ntimugatume abakozi banyu batekera abagabo banyu, ntimugatume abakozi banyu babasasira abagabo banyu cyangwa ngo babahe izindi keya ku ruhande, kuko nibyo bituma bamenyera abagabo banyu, n'abagabo banyu ugasanga abashatse b'abakozi barabatwaye. Rwose mu bitekerezo nimukavuga ko cy'umukozi n'umugabo wanjye bimeze
gute byose umenye ko nyine uba ubifitemo uruhare ugomba nyine kubihindura ukagira ukundi kuntu bitwara ibyo mu rugo by'umugabo wawe ukabimenya nk'umugore ugafata inshingano zawe ubwo rero ndi kumva nyine mu bitekerezeho rwose nimuzongere kuvuga ngo abagabo banyu babaciye inyuma nibo byitera ngo ku bakozi banyu ubanze murebe ikibazo kiri mu rugo mu kigo yagushatse agukunda ntabwo yagushatse arimo ararenzaho ubwo rero igerageza ari ibyo rero ubwo wavuga ngo akazi bagahagarike none bagira akazi n'abagabo bagahagarike oya nyine umugabo azajya mu kazi umugore yiriwe mu rugo ubwo umugabo azabibona neza kubera iki kandi buri kimwe cyose ahubwo maze abagabo nibo bavuga ati rwose mugoranye mbabara abagore nibo bishegera kujya gukora maze umugabo arakubwira ati rwose sheri wanjye mbabarira uba uri mu rugo ufite abana 5 mu rugo ufite abana 5 itonumubwire ufite abana 5 mu rugo sibyo umugabo azabyuka ajye mu kazi umugore yicaye mbere abo bana abo mushoboye kurera leta nicyo kintu yavuze bwa mbere mujye mubyara abo mushoboye kurera niyo bagenda na 3 nubona 2 ari ushoboye kurera uzabyare 2 cyangwa nubona ari umuzabyara ishuri rahenda none se wabyamwe cyangwa ukabyara 2 wenda ujya kubyara ibyana 5 byose nta bushobozi ufite mu kigazi nagomba tuzi nta bushobozi ufite kugira ngo ugende gute mvanywe ko iki gishoro irahenda sibyo imyenda irahenda yego urumva mbega ibintu bisigaye turi mu gihe sibyo cyo gukora ikintu ushaka inyungu cyo gukora ikintu ushaka inyungu cyane yego ushaka inyungu yego sibyo kuko nta kuntu umugabo azajya mu kazi mu gitondo agusigane n'abana cyangwa abana bagiye wenda nk'abana bagiye ku ariko uzi kugira ngo umwana amare icyumweru sibyo atabona nyina na se kaho usanga ngo umwana ngo rwose ngewe ugasanga umwana aribereye mu muhanda yabaye ikirara yananiranye uzabona umwanya wo kuganiza abana bawe ryari ariko umugore naguma mu rwayi byinshi azashyira ku murongo kanguha urugero ngewe mfite umuntu wa hafi kuri ngewe sibyo yarakoraga nawe nyine ubwo ari ikine nawe ahari niwe yamfasha kubivuga neza sibyo ko warabizi neza wenda ntabwo ngiye kumutangaza ngo muvuge hano sibyo yarakoraga nyine yarabanje aravuga ati ngewe rwose ndashaka kujya gukora aragenda umugabo amuha amafaranga avuga ati nimba ari ushaka gukora nta kibazo ajya mu kazi agiye mu kazi ashaka n'uwo mukozi uri kumva ashaka uwo mukozi ubwo ajya gukora agakora mu rugo bikaba ibibazo ngaho ngo umukozi ngo byagenze gutya ngaho ngo umukozi ibiryo by'umugabo yabitetse gutya biragenda ibindi uri umukozi aramwirukana aravuga ati rero nzajya nkora mu kazi mve mu kazi ntahe njye mu rugo kare mbikore kumva noneho babana biwe babana be nimba bajya ku ishuri bageze banotanya kujya ku ishuri basa nabi umugabo yataka ugasanga umugore rimwe ntarataha agasanga undi wundi yatashye agasanga inzu rwose irasa nabi ko nta muntu wayikorobye sibyo nta muntu wabishyize ibintu ku murongo umugabo aravuga ati uri umugore mwiza sibyo wenda nkorera amafaranga atari menshi ariko amafaranga nkorera ibi bintu birangora byo gutaha mvuye mu kazi naniwe kumva nkaza ngasanga ibiryo ntibirateka nkaza ngasanga ibintu byose bimeze nabi biradobanze abana bari kurira rero umugore mwiza icyaba cyiza nimba ari akazi wakoraga karikuze mu rugo wite ku bana bawe kumva wite ku rugo rwawe mu mafaranga make nabonye uzagerageza gukora ekonomi bigende neza ariko nabyo mu rugo wabyitayeho uzi umugore ataye abana be mu rugo akigendera ngo wagiye mu kazi singiye kuvuga nabi umufundi yabwira umugore we abona umugore nawe yinjiza sibyo umugore arinjizaho avuga ati arega mwembi mureba ikibafitiye inyungu mwembi mureba ikibafitiye inyungu mureka akazi ngenza mbyuka ngende cyane nzane ibyo bitanda cyane nyine tubijere si 10 ati ngenda weguma hano guma mu rugo njye mu arega n'umuntu nakubwiye nawe ntago yo ngaho yakorera ngo yageze nyine umugabo we arihangana kumva agakora iyo bwabaga nyine kubw'urugo rwe n'umugore nawe akabibona umugabo ataha buri kimwe cyose gihari none ubwo abagabo bose bafatiye urugero kuri urwo duhaye abagabo bose bafatiye urugero bafatiye kuri urugero
yego rwose ku bagabo rwose mwige gukora ari kumva mukuramo kumufuka mureke gutegereza ngo abagabo turakora, abagabo barakora. nimba bakora se nimba mukora ikibazo cy'ibyo ngibyo mufite ni ikihe mwige rwose kuko niyo handi umva ngo umugore ngo yacinye umugabo we umugore nimba umugore wamushatse ukavuga ngo ni mutima w'urugo sibyo muhekeya umwiteho nk'umugabo umenye ibyo ugomba gukora inshingano zawe ko arurwahira urugo ukakemura n'ibibazo byo mu rugo umugore nawe akamenya yuko urugo ari inshingano ziwe umugabo agomba kuruhahira sibyo umugore nyine akamenya ko abana bize n'iki umugore nawe akabitaho akamenya abana ko agomba kubitaho bagasa neza bakagira ute mu rugo ku buryo ugera mu rugo avuga ati cyazo urugo rurimo umugore sibyo n'ibintu bitandukanye rero guys abagore rwose mubimenye mwige kwita ku bagabo banyu nyine ubwo barabikora turabashimira nk'inshingano bazuzuza niba ngo abagabo banyu bagiye mubanze murebe ikibazo kiri mu rugo ko babashatse babakunda turabashimiye sibyo yego urumva turabashimira n'inshingano bazuzuza sibyo hari ukuntu ubwo baza kutubwira ati se umugore areka akazi areba urugo rwe areka akazi areba urugo rwe hari akazi karenza ko mu rugo se ubundi ariko ubundi we kuvuga akazi ko mu rugo niyo yajya mu kazi ako kazi yajyamo karenza ko urugo rwe nakahe we kutubwira ngo akazi ko mu rugo ngo ibiki oya umva abagabo niba mushaka abagore banyu bakora mushaka ko babafasha mufate ubwo aka kazi kanyu mushaka kubahereza mubashingire mu rugo aho hafi akantu bakora nimba mushaka urugo rwanyu rumera neza rugatera imbere ubwo n'abaganga babashingiye akabotiki wabo abantu bashingira abapolisi bashingiye abapolisi bashingiye akabotiki yose tubigenze bashingira akabotiki none se kurba akabotiki akaba akabotiki mu bitekerezo kutubwira oya umugore n'umutima w'urugo muraza kutubwira ko murimo murabyumva pe si byose nyine ubwo niyo mpamvu tuba twicaye hano dutegereje ibisubizo byabo nyine ibitekerezo byabo batubwiye nyine uko bari twicaye hano kubera bo sibyo twicaye hano kubera abafana bacu ibi dukora sibyo natwe tuba dushaka tumenye uko hanze baba bimeze uko bimeze se mwige murabyumva gute umugore yajya nta kibazo umugore yajya twebwe baze kutubwira umugore yaguma mu rugo umugore mu rugo kandi umugore tuvuga ngo ni umutima w'urugo sibyo navamo rwose wa mutima uzameneka ngo ni nk'amata ntasagongera oya reka reka ibyo ngibyo tubishyira ku ruhande twebwe baraza kutubwira nyine bazatubwira aho nyine babona uko baba bameze batubwira umusabira uriya mukino turawukinira guys umukino mwarawukunze nyine ubwo ko mutatubwira uko umukino mwawubonye ngo tubere turi buze kongera kubanyurizaho reka tugerageze umunsi turamuke ubushize twambaye amazi usimbwe basi reka mweje nitsindisha uri butsindwe reka aze kunywa akaji basi usanga koko nditsindisha njye uri butsindwe rwose aze kunywa akaji ntaze kunywa amazi akamazi ni meza kujya kandi yabwabwa ngo yanywe oya amazi ni meza rero reka mbwiye basi umuntu nyine aba yatsinze yatwaye ibitego ari kumva ibitego ari ibye ahubwo wenda utazatanga nawe ukuntu byaba byiza ni ukujya twandika ibitego kunywa amazi ni ukuri murabyumva twandika ibitego no uzatsinda byinshi tuzamushakira igihembo kandi gikwiriye zamuha igikombe cy'amazi oya nyine uzatsinda byinshi uri kumva kugira bireba nyine neza ndebe uko bimeze kugira ngo ndabizi buri ushobora kuba wanatanduka witonda ntukatujya twinshi utundi ukatugira duke igihe twakinaga kera amakarita
y'ibihugu tutari twamenye amakarita nyine y'abazungu tukandika ibihugu twatsinda ati wowe wazibonye kare niwe wazikoze urazizi sibyo aba yakwibyereka uriya nawe ati wazibonye kare urazizi wowe waba wanyibye mbese urumva atari ngiye kuzanzana ngiye kujya ngendana akantu ko kwandikamo n'agapeni ubwo nyine twandika ibitego ni ukuri uzatsinda byinshi ni ukuri azahera umukino mushya wibukara njyewe wibuka ntabwo wibuka ntabwo wibuka ndi kubwira abantu banyibutse twawukinye simuzi nyine ukuntu turi bugende urafata akawe aka ni akanjye sibyo nawe aka ni turongera tuvangira ubwo turavangirana urabanza gukuramo akawe ubwo ndafata icyatsi urakuramo icyatsi ubwo njye ndabaza gukuramo umukara ubwo ni utanga kujonjora tw'umukara twose ndaba gutsinze ubwo etape ya kabiri etape ya kabiri avuga gute etape ya kabiri nyine avuga ko nyine ubukuremo dutatu tutajegera buri yaba ku cyatsi cyangwa tw'umukara utanga undi nyine ni ukwandika ibitego ni uko urugero mfite wavuye mu niji uramuyange barakuzanira iyawe kandi nawe uyifite ukuntu biri bugende ukumva hano mu gikari nabonye hari akantu banyeretse ukuntu reka nyine ukuntu biri bugende sibyo reka tuze kwandika ibitego basi nawe uje kuyinywa gaze nibyo cyangwa no kunywa amazi aya amazi ntabwo ari kunywa amazi uyu munsi sibyo hari izuba ryinshi tugomba kunywa amazi turandika ibitego basi tuzahemba umuntu sibyo njyewe reka nkubwire tuzamuhemba icupa ry'amazi turaza kwandika ibitego tubyandike ubwo nyine tuzajya duhemba umuntu watsinze ibaro tubikora oya gutsindagira wowe niba tworoye cyangwa dutsinda ibaro tubikora tugende ku masegonda ntunyibye wafunguye mbere kubera iki nyine zana akiri mukaragire akiri urabanza akanyuma nyine ko mukaragire kumukaragira nyine tu byita gucugusa ewe no kubyihorera ndi umugome ko ndi kureba ibyawe biri kugira ndi umugome ntabwo uri umugome okay kanaka onye nabisoje aka ni akanjye nani siko uyu munsi ndi kumva nari mu mavuta yo kwirukanka aka ni akanjye noneho ubwo turagenda ku masegonda mu gikari baratubwira nyine iriya mashini iratubwira ukuntu iriya mashini tureberaho niza kutubwira amasegonda ibyanjye wabigize cyane tumaze uzagiye wahereye ubitsinda gazi umuntu afite ubwoba kandi aratsinda ubu ntabwo byemewe kuduterura ngo wowe ndagucunga niko umukino ugenda uragaterura urabutsinzwe niko umukino ugenda maze ngo kubwo ariko ndabona wadupanze mwa mutubwire nyine dutangire ariya nyine ku mashini batubwira icyuma cy'umuzungu icyuma cy'umuzungu n'ibyuma by'umuzungu byakozwe n'abazungu ubwo nyine tugenda kuri iriya tebo iriya tebo niyo tugenderaho tukagenda mwatubwiye koko cyangwa twibarire tebo niyo itubwira nyine tu ngabo tubarire tebo niyo itubwira tukareba uko tubigenza ndi kwinanura ngiye gutsinda umuntu guys are you ready? No. Are you ready? No. Go. Okay. Action. Okay. Twafunguye ngome mu magambo bansinde Hariya ndakuramo utuye. Watangiye no kwibagirwa ibyo akuramo. Nibazo ho. No musaya yabonye umuntu atsinda. Izo ngo biguyemo. Samusubonye umuntu utsinda pe. Asha. Nuko. Tutone tizano kondera. Urumva turuhura mu bwonko. Utungutuni. Uyubutse biraguhubukana nyine. Ubonye umuntu utsinda. Ndakubwiye uyubutse uhukana nabyo. Yewe ndatoboze baho mutabare musana n'uyu munsi yakoze yashishikaye yawe. Njye kumbwa ngo nari kubyiga.
ati warayubyiga pe imashini ya rekera no shyira hasi ako kantu gatakaye si uburenganzira bwanjye no urahazi imashini yabizanye ryari ko mbona bwashizemo se ko mbona byarangiye musa neza ese warekeye uracyatoranya ikigira gutya nandi kureba ko byarangiye neza okay ngiye kumugenzura yewe mana ariko se igitego cya mbere guys pole sana umuntu umwe n'amasegonda 7 ku mashini ku mashini akana nibonye ariko cyane gazi yatsinze ra muyimbwire cyane nagutsinze ibyo byemeza sana ukora mu tungu turangiza zana nawe ugiye kimwe ku busa mwandike kimwe ku busa imashini yongeye go ngiye kongera no mwitozo mukomerezeho twagiye akoze impamvu ibyanjye ni byinshi ntabwo umunsi byanganye ntabwo uyu munsi byanganye ni amaco y'akazi nawe uzaze ubutaba bigukorera ariko uzaze tubigukorere nawe nemere n'izazindi ese ibi ni ibiki none uyu munsi mwanyibye na kamwe kandabona guys sha uzaze hari umuntu watsinze ubushize ubu ngubu yamaze kutubona bane barababaza babizi yaramabuye iminota 2 twose yaratumazemo ariko mbonyeho nuse uyu mukino mubona ko tera ni mwiza uri kugenda barahubuka ariko sha ibi ni ibiki mutabara uyu mukino urahubuka ariko birananiye kubifata iminota 2 n'amasegonda 13 Dani imashini gute no guhagarara se yabisoje byose wow urashishishije turamutsinda ivugiye Dani utwo ngutu gusa bagakwiye kuba bavuze ngo wasoje kandi yakomeje gukora nanjye nahise magarara uyu mujyare gutoranya oya nahise magarara kimara ugashyira se nahise magarara se nahise mbufata gusa ndahagarara twagiye twakomeza imashini itubwiye ati ngo nakwe twayisezuguye hazo arenoye ndatsinda ako abantu barabyize muri primaire sha ubu ngubu nta kibazo nari bipe komesitoranye ntabwo ndavuga ko byarangiye komesitoranye ntabwo ndavuga ngo Dani ntabwo ndavuga ngo Dani umwana gwaye promosiyo ya promosiyo nta ntabwo ndayivuga umwana gwaye promosiyo nta guys Dani namuhaye promosiyo ibitego bingahe byose ni ibyanjye mbega musana namuhaye promosiyo ndamubwira musana namuhaye promosiyo ndamubwira ngo komeza aranga kandi nari kumureka yamara gushaka 2 nkavuga Dani so guys murakoze nawe utanunsekera guys murakoze mu binotinge ko mutsinze ibitego 3 mutabyibagirwa n'icyo ugomba guhembwa ubwo mukino dukina muzatubwira ko mubona nimba nkamwe mwaduhana muri comment mwatubwira indi mikino ni myinshi byatari ndashaka tutakina n'agati none ayo mukino ni mwiza reka ndumanze mu mpembe reka nagutsinze n'utanzagutsinda kamba umwana mwiza ceceke igikombe cyaje aragitsindiye sawa nyine nabyo kunywa birimo twavuze ko ari ukugera sawa njyewe utamuzashyiramo ibyo kunywa ntabwo nditsindishije niyo mpamvu witsendesheje ariko se mu gikari barambwiye ngo hari akantu bambwiye mu gikari babwiye ngo iki no kurya iki ninde ashaka gukina umukino wo kurya ni wowe kwandika muri comment ni wowe wenyine hajya azadutekera uwo munsi ahaze sibyo hajya ahaze
ntabwo dutekera abantu bahaze Ndabona kandi nuba muhaze ajya atazadutekera umukino wo kurya noneho gazi nyine uri kumva byari byiza kubana natwe nyine mukabana natwe muri byose ubwo munaza kutubwira nyine uko bimeze mukore comment Na share. na like mutubwire ukuntu mubyumva mutubwire ese mubibona mute uyu mukino mubona gute ese ni mwiza twawukomeza ese ntabwo n'ibiganiro mubyishimiye ese ibiganiro dukora mubibona gute dukora. mwumva ari iki kintu wenda kibangamye Mutubwire icyo twahindura duhinduraho. mwumva ari iki twakomeza Cyane. kandi mwumve ko tubakunda nubwo tuba turi gukora ikiganiro gutya ku kintu runaka nta mutima mubi urimo ni ukujya nyine dusangire ibitekerezo cyane by'uko natwe tuba dushaka kwiga turi abanyeshuri banyu turi abanyeshuri babo tugomba kwiga tukicara natwe bakatwigisha yeah we love you so much turabakunda cyane pe cyane ariko cyane yeah nawe utaha nawe utaha